Ndagusuhuje njye nitwa Leonce Kwizera. Aha turi ni kuri Kwizera Leonce Official. Muri iyi minsi abantu basa naho babayeho ubuzima bworoshye bagowe cyane n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye zirimo kwicara umwanya munini, kugenda n'imodoka, kurya ibiryo byo mu nganda ndetse cyane cyane no kurya ibiryo birimo amavuta menshi n'izindi mpamvu zitandukanye. Bitewe n'uko umuntu ufite umubyibuho ukabije aba afite ibyago byinshi byo kurwara indwara zikomeye zirimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, imitsi, umutima, umwijima, kanseri n'izindi. Ndetse kandi ku basirimu cyane burya ngo umubyibuho ukabije unabangamira imyambarire ku baba bashaka kugaragara neza, maze ugasanga ibinyenyanza byahindutse ikibazo cy'ingorabahizi kurusha ibindi bibazo byose bibaho. Ibyo rero bituma abantu batanga amafaranga menshi ngo aha barashaka kunanuka bakajya kuri taye. Ibyo bijyana no gukora siporo bahozaho ndetse no kwishyura regime zihenze ngo barebe ko babona bananutse. Niba nawe ufite icyo kibazo ndagusaba kwicara ugatega amatwi iki kiganiro, kuko uyu munsi hano kuri Kwizera Leonce Official twaguteguriye regime yoroshye kandi ihendutse kuri buri wese. Izakunanura mu kanya gato cyane wisanga wageze tayi wifuza. Njyewe nitwa Leonce Kwizera, numara gukora subscribe wiyumvemo ikaze. Ejo bundi aha mu 2008 umuryango umwe w'Abayapani wavumbuye regime ya mbere ihendutse cyane kuri buri muntu wese wifuza kunanuka. Umugore w'Umuyapani witwa Sumiko Watanabe yari afite umugabo byari byarananiranye ko yatakaza ibiro, bituma yicara akora ubushakashatsi ku cyatuma umugabo we abasha gutakaza ibiro. Uyu Sumiko Watanabe ntabwo yari uwo ari we wese, kuko yize iby'imiti akaba n'inzobere mu buvuzi bwo kwirinda. Afatanije n'umugabo we wari warize ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, akaba n'umujyanama mu kigo cy'Abayapani cyitwa Japan Body Care Academy Traditional Chinese Medicine and Counseling, bakoze ubushakashatsi ku muneke barongera banabukora ku mazi ashyushye. Babasha kuvumbura regime ya mbere ihendutse cyane ku isi kandi ikagabanya ibiro mu gihe gito gishoboka. Iyo regime bayise Asa Banana Diet. Iyi regime igizwe no gufata umuneke umwe ukawusomeza ikirahure cy'amazi y'akazuyazi buri gitondo. Ibyo akaba ari byo byonyine ufata mu gitondo kandi ukabikora iminsi yikurikiranya kugeza ugize ibiro ushaka. Ubaye wumva umuneke umwe ntaho wagukora, ushobora no gukoresha imineke ibiri ariko nayo ukayisomeza ibirahure bibiri by'amazi y'akazuyazi. Kugira ngo rero utipasa muremure ugasanga imineke ibiri ya buri gitondo urayibuze, ushobora guhitamo kujya wikoreshereza umuneke umwe n'ikirahure kimwe cy'amazi y'akazuyazi buri gitondo. Rwose nabyo biragukorera, ntuzagire impungenge. Umugabo w'uyu mugore niwe wabaye uwa mbere mu gukorerwaho ubu bushakashatsi, maze atangira gutakaza ibiro byihuse, bikaba gihamya cy'uko iyi regime ikora kandi neza. Ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko iyo ufashe iyi regime mu minsi 90 wikurikiranya uba ushobora gutakaza ibiro hagati ya 15 na 20. Ariko kandi ndakwibutsa ko imibiri y'abantu idakora kimwe 100%, ku buryo wenda iyi regime idashobora gukora ku bantu bose 100%, gusa benshi irabakorera. Nuramuka rero uyigerageje ukabona itaguha umusaruro byihuse, abahanga bakugira inama yo kuyunganira ukora siporo ngororamubiri kandi ukanagabanya gufata ibiryo bikungahaye ku masukari n'amavuta. Nanone kandi ushobora gusimbuza amazi y'akazuyazi icyayi cy'icyatsi bakunda kwita teveri, aho gukoresha amazi y'akazuyazi ugakoresha teveri n'umuneke. Ahaho ibiro bigabanuka vuba cyane kuruta gukoresha amazi. Ikindi nakubwira, iyi regime uyifata mu gitondo ariko ku manywa na nijoro ukarya bisanzwe. Iyo ufata iyi regime ntunanuka ngo use nabi nk'umuntu uri kunanuka byo kubura ibiryo, ukomeza gusa neza bitewe n'intungamubiri ziboneka mu muneke. Nizere ko ibibazo by'umubyibuho ukabije tugiye gutandukana nabyo, kandi uwo iyi regime izakorera azibuke kugaruka gushima. Mu gusoza iki kiganiro reka nkubwire ko hano kuri Kwizera Leonce Official mu biganiro bicukumbuye dusanzwe tukugezaho twakongereyemo ibiganiro bivuga ku buzima, wa mugani wa wundi roho nzima iture mu mubiri muzima. Njyewe nitwa Leonce Kwizera, ndi hano kuri Kwizera Leonce Official. Hasta la victoria siempre.